umuzi w'ubuzima. Nuko aratubwira ati bana banjye, umunsi wa none nimwe hakuzarira, ejo hazaza muzarira. Ese wari uzi ko ushobora kuba umukene biguturutseho? Tugiye kuvuga ku bintu 9 ukora byise imikino muri iyi minsi ugahinduka umukene. Ariyo mpamvu ukwiriye kubimenya ukabyirinda, kuko nta muntu n'umwe wifuza kuba hakennye. Na Bibiliya ubwayo ivuga ko amafaranga akemura ibibazo nubwo atabikemura byose. Icyakora birakwiriye ko umuntu wese yirinda ubunebwe, kuko ubunebwe butera umuntu kubaho yifuza ariko ntagire icyo abona, mu gihe umunyamwete wagera kuri byinshi. Ubunebwe bufatwa nk'intambwe ya mbere iganisha ku gukena. Ariyo mpamvu twifashishije ikinyamakuru Word Motivation twakusanyije ibintu bituma abantu benshi bo mu isi ya none bahinduka abakene gahoro gahoro kandi aribo babyiteye. Icyo kinyamakuru kivuga ko umuntu ufite imico 5 iyo tugiye kuvuga uwaba ari kwikururira ubukene bukomeye. Wihangane ko ngiye gukoresha ingingo ya 2, si wowe ndabambwira, ahubwo n'umuntu ufite iyo mico. Icya mbere, ubyuka ukerewe buri gihe. Nta na rimwe kuryamira bihoraho bijya bigwa abantu amahoro nubwo nta kazi baba bafite. Jya ubyuka kare uryamire bitewe n'uko waraye unanijwe n'akazi. Ushobora gusoma ibitabo, ugakora imirimo yo mu rugo, ariko ntiwishingikirize ku kuba udafite akazi ngo bibe impamvu yo kuryamira. Icya kabiri, ukoresha telefone umunsi wose. Gukoresha telefone umunsi wose bigutwara igihe wagakoresheje ibindi. Ibyo bikubiyemo kwivugiraho amasaha menshi, kureba ibiganiro n'amavideo atambuka ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi bitandukanye wayikoresha bukirita kuvuye mu biganza kandi ubizi neza ko kuyikoresha nta kindi birakwinjiriza. Abenshi birukanwa ku kazi kubera gukoresha cyane telefone. Icya gatatu, inshuro zose ugiye kureba video ureba izidafite umumaro. Hano ni ukureba amakomedi gusa, ukaba wamara icyumweru utarebye video yigisha ikintu runaka. Hari ubwo kureba komedi biruhura mu mutwe w'umuntu wakoze imirimo myinshi, ariko ku muntu uzireba buri gihe nta kizimumarira. Ukwiriye kureba video nziza zigisha, ku buryo nyuma yo kuzirangiza uwakubaza icyo wakuyemo ukimubwira, aho kuvuga ko wasetse ugatembagara gusa. Jya ureba za zindi zirimo ibintu utazi utamenyereye. Icyitonderwa hano rero, hari komedi zigisha, si zose. Intego yawe yakabaye iyo kwiga ikintu gishya nubwo waba uri kureba komedi, urugero nk'uko abandi bantu bo mu bindi bice babayeho, kuruta kuyireba ufite intego yo guseka gusa. Icya kane, nta kindi kintu gishya wiga. Nubwo waba wize ikintu gishya, ni ibya buri wese uri ku isi kuko ibihe birahinduka akagira igishya amenya. Ntufate umwanya wawe ngo wiyemeze kwiga gukora ikintu gishya, nubwo kwaba ari uguteka, kumesa, kuganira, kwiga ururimi rushya n'ibindi bitandukanye. Icya gatanu, iby'ubuzima bwiza wihariye abandi. Ntugire isuku, wambara uko wiboneye, ntukora siporo, mbese ibyo bavuga ko byatuma ugira ubuzima bwiza wabigize ibiraho bidafite umumaro. Icya gatandatu, utekereza imishinga igahera mu mutwe wawe. Ikintu cyose wiyemeje gukora birangira utagikoze, nubwo cyaba cyoroheje. Icya karindwi, igihe kinini kimara wasohotse. Uretse no mu mpera z'icyumweru, ushobora kwitekerezaho ugasanga buri munsi umara amasaha arenga 3 watemberanye n'inshuti, nta mwanya uhagije ugira wo kwicara hamwe. Icya munani cyo kiratangaje, usuzugura ababyeyi bawe. Waba warashatse cyangwa utarashatse, gusuzugura ababyeyi bawe biganisha mu bukene. Na Bibiliya ubwayo ivuga ko iyo wumviye umara igihe kinini ku isi kandi utuje. Icya 9, utekereza ko ufite igihe. Usanga inshuro nyinshi wimura ibyo wagombaga gukora uyu munsi kuko uba wumva ko n'ejo ari umunsi. Iyi mico 5 yavuzwe haruguru iramutse ikuriho, iki ni cyo gihe cyiza cyo kuyihindura, kuko abahanga bemeza ko ari inzira njyabukene umuntu aba yagezemo.